Izere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wowe ukoze subscribe mu gushimira cyane utarikora ni mwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye twakire so nko bisanzwe ndi kumwe na Isiaka Kigali News ndetse na Sawa Sawa Show. Of course nganye nitwa Cheketu mudakina n'abana ukina n'abanyurusuru batandukanye mu bice bitandukanye agasibanganya utasenya ngatanga Islam magana Kigali News magana 5 Kicukiro ku rukiko rw'ibanze y'urukiko rwa Kicukiro rw'ibanze yego turi anga turi niho twaje gukurikirana iburane kwifunga n'ifungurwa yuza akiriho wamenyekanye nka Jihad aharegwa ibyaha bitandatu mu byaha Dr Murangira Tsiri yatangaje byari 9 ariko basanga ari ibyaha bitandatu ashinzwa ariko nanone tuvaneho umucyo ibyo arimo araburana naho bihuriye na yamano nkuko babivugaga nawe bihuriye na yamana nkuko bivugaga we icyakurikiranye ngo ni ugukangisha no gusebanya wenda nkuko bari kubibona ku mashusho yacu barimo barabibona ava mu modoka kabisa yambaye jumper kabisa imeze nka shokora agaze neza onza no kuvamo igira gutya kabisa ngira ngo murimo murabibona hariya aragwa kubera ko wabonye ko ira jumper yambaye yazamuye gutya ni yarebaga kugira ngo yihishe itangazamakuru yego Kiroso ibingibi kuba ufite imbuga zitandukanye abantu benshi bakagukurikira ukaba bavuga ati reka nsabye Kiroso cyangwa Isiaka n'icyo video ye yego cyangwa werekana amafoto ye ari ahantu runaka bitemewe cyangwa ukamukangisha ko natagiye cyaguha ajya gute ubishyira hanze kuri wowe ubibona ute ubyumva ute naye kuri ngiye ndagira uko mbyumva niko mbyibwira ibyo rero nabyita ko ari nk'isebanya kandi ibyo si iby'umuntu w'umugabo ari byo nanone kuvuga ngo gukangisha umuntu ngura nadagira gute hari n'abantu bo hanze bajya bikora abakobwa tunabwire nabo abakobwa bohereza amafoto bambaye ubusa n'amavideo abantu bagiye batandukanye none nyuma bakabisubira bakabigaruka ibyo bintu mubireke ntago ari sawa rero Jihad yageze hano ku isaha na 25 na 15 nibwo yahageze ni na 15 uko nabye ku isaha ikindi uyu munsi turi ku itarike 11 z'ukwa 12 akaba yaratawe muri yombi ku itariki 25 yatawe muri yombi ku itariki 26 z'ukwa 11 ubwo numva ko amazemo iminsi itari mikeya mbibutse ko ubundi iyo byagenze kuriya iyo bakujyanye hariya iyo wageze muri ribu yego ribu iyo igufite ihita ikohereza mu bushinjacyaha bava mu bushinjacyaha ukajya he bagahita bakohereza mu rukiko yego mu bugenzacyaha muri ribu ubundi uba wemereye kumaramo iminsi byibuze 5 yego kuko urumva narahageze nanjye ndabizi nzi uko bimeze iminsi 5 bahita bakohereza mu bugenzacyaha yego cyangwa mu bushinjacyaha yego mu bushinjacyaha naho bakohereza mu rukiko iyo bitabaye ngombwa yuko bakorekurira mu bushinjacyaha yego twaje tubona Jihad avuga byinshi byetandukanye nyuma yaho agitabwa muri yombi tubona abantu benshi barishimye cyane wishimye cyane nkamona rwose yambaye kanzu arimo arahamiriza none abanyageze kuzuba mipango cyogere mu nkuba akanya Jihad aje kuburana ifunga n'ifungurwa ntago bagiye bavuga ngo umugabo mbwaseka imbohe ariko ntago ni ngombwa ko wakifuza mugenzi wawe gufungwa ko hari ahantu hajya umugabo yego kandi hari ahantu nta muntu utahajya hari uhora umukandida waho kuko ushiduka waguye mu cyaha utabizi gashiduka wageze nta muntu uhajya kandi abishaka yego ibyo Jihad yatangaje cyangwa ibyakurikiye tuza kumva mu kanya mu rukiko kuko araburana ku isaha ya saa 6 nibwo aza kuburana tuba tubirimo nabyo twaza kukibagezaho ariko mu byo Jihad umuziho ibyakurikiye turaza kubiva mu rukiko mu byo umuziho imyitwarire ye n'amagambo yavugaga no wenda no kwihenura ko bigiye bitandukanye nakakagoma na ya film avuzaga sinzi nimba n'agataburete ahafungiwe ariko nako ati niba mufunga azagira gute yavugaga ko nafungwa azajyana akaragasanga bugari reka nkubwire rero iyo wageze iri mu maboko atarayawe uri mu maboko atarayawe igeze hariya ushyira agapira hasi ubu uri mu maboko atarayawe
nimba no kuri isi muraharyama iyo bibaye ngombwa. cyane cyane benshi baraharyama. Njyewe nagezemo ndabizi. Yego. Iyo bibaye ngombwa no kuri isi ntago iyo ugeze hariya ntabyo dusonga ngari ntabyo ubu uri mu maboko atarayawe. Yego. Nibo bagufite uburenganzira. Nakubazaga kuri ibyo ngibyo. Uko wamubonaga n'imyitwarire na buri kimwe. Cyagusanaga imitima ese bamukurikiranaga byarabubakaga kuri wowe komantere kuri wowe kuko njyewe nta nyigisho nabonagamo. Abantu bagira imyumvire itandukanye cyangwa abantu bakunda mu buryo butandukanye. Ngiye ku giti cyanjye nabonaga arimo yishakira vize nkuko natwe tuba turi kuzishaka. Yego. Ntago navuga ko ari byo yanyigishaga kuko twahuraga kuri iyi mihanda ntacyo yigeze anyigishaho. Yego. Kandi njye ntacyo yigeze amhinduraho kubera ko yenda mu bijyanye no kuba yanyobya. Yego. Kubera ko nta gihe nafataga cyo kumukurikira. Ko twese urabizi tuba tumeze gutya duhiga turi muri iri shyamba ryacu urabizi ishyamba ni rinini. Kandi rigari cyane. Ishyamba ni rinini rigari. Buri muntu aba agenda ahahira mu bice bimwe undi ahahira mu bindi. Ubwo rero icyo navuga ubu ngubu tugeze ku isaha tugeze ku isaha y'isaa 3:30. Yego. Ubwo ni na 40. Yego. Dutegereje ubu tugiye gutegereza amasaha 2 n'igice. Yego. 2 n'igice. So abantu badukurikiye ndetse n'abantu badukunda muribuka Murangira ko yatangaje akavuga ko inshuro nyinshi yaganiraga na Djihad akamubwira ati iri ni ikosa agezaho amwandikira n'urupapuro rugira gute rumwereka ibyaha ashobora gukora rumva agatabwa muri yombi. Ubwo twamwita ko Murangira yamubereye umubyeyi mwiza arangije aratandukira. Aka kanya Kiroso abantu benshi kumbuga nkoranyambaga muri komanteri nafunge abandi ngo nafungurwe. Aribyo nababwiraga ngo umugabo mbwa aseka imbohe ngera mwifuriza gufungurwa n'umwana wacu Kagiye Inyamirambo. Ariko nanone ni byiza ko umubyeyi anyuze umwana akanyafu. Ariko ngo bava ko n'umubyeyi we ngo afunze. Numva ko numva bava ngo umubyeyi bafungiye muri gereza y'Amageragere ariko ntabyo ngewe nzi kuko inshuro nyinshi namubonye nta babyeyi we nabonye. Hari abenshi bavuga ngo gusa njya buryo muzimo. Hari abenshi bavuga ngo nagenda musangeyo. Yego. Ngo asangeyo ngo umubyeyi we nyine babimwifuriza. Ariko ntabwo bikwiye. Kwese buri muntu agenda bazwa ibye kandi ibyo yakoze ntabwo bazwa ibyundi. Yego. Uzi neza ko bafunganywe ari abantu bagera muri 7. Oya hari 5 bafunzwe. Hari n'umukameramani we numvishe gutya ngo nawe yaba yarafunzwe. Urumva ariko ibyo nabyo mbihagazeho. Babyinjije ariko nanone icyo twabwira abantu nuko mu byango Djihad rwo kari 6. Yego. Ibya Yamano ntabiriho ariko icyo numva nuko numva yuko bavuga ko iriya video nawe yagizemo uruhare kuba yaragiye irumva ayigurisha urumva kanekanisha Yamano akamuvugaho n'amagambo menshi agiye atandukanye kuri space. Ikindi numvise nuko ngo Pazomani barasomerwa uyu munsi bo. Pazomani barasomerwa uno munsi ariko na ba Kejoni. Djihad yari yasubikiwe. Yego. Kuko yaje kubazwa ku itariki 4 urumva zo ku kwezi. Rero bamushaka kuri tariki ya 11 na kwa 11 kuza kugira gute gutangira kuburana kwifunga n'ifungurwa. Amahirwe utanga cyangwa uko bibona nayahe? Kuni ngenda mwifuriza yuko yataha ariko nanone aramutse atashye hindira umuvuno. Aka kanya shebuza hari aragaramye. Yego. Ko tubizo ko Djihad ari umukozi. Kandi ko Djihad ariko ntago nubwo shebuja yabagaramye ariko Djihad ni umuntu mukuru kandi yamuhembaga kandi se wamutumye kuvuga ayo magambo cyangwa gukora ibyo ngibyo. Ariko nanone umenye yuko umuntu abazwa ibye ku giti cye nta muntu uzabazwa ibyundi. Umuntu agomba kubazwa ibye ku giti cyiwe. Niyo mpamvu rero yaba bya shebuja ntitwanabivugaho cyane twakavuze ku Djihad umukozi. Yego. Ibyo Gasuku arimo kwishimira tuje ku ruhande rwa Gasuku ni nkuko yavuga ati ko bahoraga bahanganye. Yego. Bahora bahanganye buri gihe. Gasuku byaba ari bihe byiza kuri we ko ba Djihad afunzwe cyangwa adafunzwe.
tugana ku musozo wenda ibindi turabikurikira mu rukiko turaza tubabwira uko ibyo twumvishije mu rukiko uburyo yireguye urumva n'ibyashinjwa ngo ni ibihe tugiye tuba bitandukanye gusa twebwe dukoresha imbuga nkoranyambaga tugakuramo isomo ariko twebwe nta kibazo ngo mutuzi twisura abajya batana mu bice bitandukanye ibintu by'amatiku ibintu by'ihangana ibintu bya hato na hato oya ntibizanatubeho nta nubwo ari byiza pe tujye twunga ubumwe ariko abantu mukoresha izo mbuga gutyo bamwe bakaba bishimiye jihadi njye namusabira ko yafungura ko jihadi muzi ahagararira urubyiruko mu karere ka Nyarugenge urumva maze ibindi byinshi nyuma ni bwaje mu itangazamakuru reka dusoze ibindi ni nyuma y'urukiko murakoze cyane